munsi wangendekeye nabi. Kava mwana wanjye. Oui papa. Ambera umuntu ubika igare sha nabaze ko umuntu aba avuye mu kazi ananiwe. Bano bana muri namenye ko waje. Aha ku kazi no udufaranga twose ejo nakoreye umuhungu wanjye abatunyatse. Koresha ubyamushiranye tuzabura ara cyangwa ugasanga yagiye gusabiriza. Kava Oui papa. Se wari ukiryamye. Nyine hari utuntu ari nyiri gutunganya hariya niyo mpamvu nese papa. Nyine nese uko niba ko uzi ko nabikubwiye none bigere bitatu. Ko nagoye naragowe. Amafaranga yose nakoreye. Ndagusigiye. Papa nyine nanjye bikoresha ko mba mbikeneye kubizi kandi. Sasa reka mfate igare tubire ku kazi ndebe ko mbona yo turirinde. None se ubwo urayamaye? Ugenda urebe ku kameza ko mu cyumba cyane naho nyashyize. Sawa urakoze. Akazi keza papa. Cyose ubungubu rwose papa nsigiye 10,000 byose turabisangira cyose biraza kugenda neza. Oui bebe ase wewe bimeze bite? None ndatekereza ko nta kintu uri bunjinje ubu noneho mpagaze neza. Yego nyine oye wowe ntibikugore we fata umunyonzi none cyangwa se oya nako fata igare ryo ryose ubonye ntari n'ubundi se urayafite ubu ngubu mu rugo oya ntacyo ndatindamo gatoya gusa ndayitanze ndatega umunyonzi niba ndi kubona hafi nyine reka mbanze ngira akantu nkora ndahita mfata umunyonzi ndaje Makuru ni meza. Shaka kumbana hari imbere gatoya. Amuze Kinywanyi? Arakuri cyaye pango kiza cy'umutuku muri karitsiye. Aho nyine aho ngaho no nkeneye kugana. Magana 5. Uragabanya. Ni magana 5 uragabanya. Uratangana. Genda gwa amafaranga 5. Nta kibazo jya, nta kibazo. Oui. Sheri nageze nangwe no wishyure. Iyi ndi hanze sohoka nyine nageze Uriya se ko manya rukanse bigenze bite? Yego di ngende? Sheri. Urana waruje kwishyura? Bite se ko mano byibajije aho? Ni umuhungu wanjye. Umuki? Amvera sha. Gira mu yishyure shi ibindi tumubireke gira unyishyure. Giye nkwishyure. None se ntabwo yabaza umuhungu wawe. Aho urana. Umunsi mubi we mbega umunsi mubi. Hoya naho nanyigiye kuka. Iriya mbwa amafaranga nayihereje yo kugura ibikoresho byanga bikundira yazana. Ntago byashoboka.